muri business iriho nuko ibi bigomba gucika kwigishwa. None abizera badukurikiye muri uyu mwanya babe freedom kuri ayo mafaranga akoranabuhanga, muri iryo tekinoloji, muri iyo AI tuvuga, muri izo robot tuvuga, muri izo microchip n'ibindi byose, babe free nta kibazo. Buriya no kuvuga ngo microchip ngo bayigushiramo ku buryo aho uzagenda hose babe bagufite. Nese ubuho uzi ngo ntibagufite, bihuriye n'ubugingo, sibyo aricyo bitwaye ubugingo kuba bafite ibyo nibyo bizakurimbuza. Hari icyo wabigize muri uruhare ngo bibe. None se reka nkubaze, kera amafaranga mbere y'uko azizi noti zagendaga ari nka sinyatire, ugatanga zahabu bakaguha impapuro, ni nk'urwandiko baguhaye rw'uko ubikije zahabu zahawe. Nese bene wanyu bemera kurenganywa, hari aho twaje muri bavuga ngo bagiye ngo barafunguwe, ariko ngo ntibazaceceka. Bafungiwe iki? Ngo bafungiye ko bagiye ngo bakavuga ubutumwa ngo bw'ubugorozi. Ibyo ni ibinyoma, kuko inyamaswa twasomye ngo izavuga nk'ikiyoka ntagira avuga nk'ikiyoka. Akarengane kazabaho gusa. Reka nkubwire emi nkumenera ibanga, ibi ngiye kukubwira sindi umuhanuzi, ariko ndabivuga nk'umuntu wasomye kandi uzi ukuri kwa Bibiliya. No kuvuga ngo igihe cyose uzumva ngo Amerika tuziyoboye isi ubu ngubu yahinduye itegeko nshinga, uzamenye ngo ni finale. Ibyo byose mwumvaga mu magambo muki bizaba bisohoye. Amerika izahindura itegeko nshinga rivuga ngo tous les hommes sont créés égaux, cyangwa se rivuga ngo abantu bose baremwe bangana, bafite uburenganzira badakwiriye kuvutwa bwo gushaka umudendezo n'icyabatunga. Urakubyumva? Kandi bagasenga bakurikije umutima nama wabo. Igihe kizagera nkuko Roma yabikoze muri Moyen Age mu gihe cyo hagati. Igihe kizagera Amerika itanga itegeko ry'uko umuntu adasenga uko ashaka, azasenga binyuriye mu nzira y'ubupapa, asenge par force. Ntago uzasenga kwa kundi dutendereza, abandi bagasirimba, abandi bagasenga bapfukamye, abandi bahagaze, abandi iyo misengero itandukanye izavaho, tuzasenga kimwe, tusenga umunsi umwe. Buri wese asenge nk'abapapa, nk'ipapa cyangwa nk'Iroma. Bazasenga ku munsi umwe, nta Muyisilamu uzasenga Friday, nta Mudivantiste cyangwa se umugorozi cyangwa se undi wese usenga Samedi, Saturday, nta uzongera gusenga uwo munsi. Bazasenga bose dimanche, ni nawo bavuga ko ari wo munsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa. Byo noneho ibyo gihe tuzemera ko ari ya nyamaswa yavuye mu butaka itangiye gukora, izaba iri gukora mu mwanya ariko ikorera kuri yandi ya mbere yavuye mu nyanja y'ubupapa. Iyavuye mu nyanja ni ubupapa, iyavuye mu butaka ni Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibwo izawe dusunikira gusenga kubahiriza iya mbere, gusenga ibya mbere, kuko niko twasomye. Yego, kuko bakunzi b'Ihumure TV, mumeze neza? Igitondo cyiza, niba mu masaha y'igitondo, mugoroba mwiza mu masaha mugoroba, hanyuma igicamunsi cyiza mu masaha amanywa. Ibisanzwe ndi Kuzo Emi, ntabwo ndi nyenyine, ndi kumwe n'umusore cyangwa se umugabo ari buze kutwibwira. Nge ntago mbizi, ariko bari buze kutwibwirira. Yes, hanyuma ngira umugisha wo kongera kubana namwe. Rero ndashima Imana yo yaduhaye undi munsi udasanzwe, kandi ni umunsi w'inyongera ku minsi twa tumaze. Dushimye Imana rero yagize neza, Data uhabwe icyubahiro kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Aho tugiye kubana muri iki kiganiro, bahemburwe nacyo kandi natwe kiduhembure, tubonere umugisha hamwe. Hanyuma rero dushimye abantu bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane ku Ihumure TV. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubane muri ibi biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye bigaruka ku bukungu ndetse n'iyobokamana. Hanyuma umuvandimwe turi kumwe ari buze kwivuga, so ubwa mbere tumwakiriye. N'ubushize twari kumwe atubwira ati mu kanya gato Goma tombe akiva na amasaha yashize. Naravuze byose umuvandimwe wagira ngo yarariyo. So rero ngira umugisha wo kongera kubana nawe hano kuri kamera y'Ihumure. Hanyuma n'iby'agaciro gakomeye, tugira services zitandukanye ku Ihumure TV. Tugira abatekinisiye babizerwa, uramutse ufite firigo irwaye cyangwa se cuisinière, micro-ondes, water dispenser n'ibindi bikoresho, ushobora kuza kuduhamagara ku 0788605044, hanyuma tukabana muri gahunda yacu y'ubutekinisiye cyangwa se y'abatekinisiye babizerwa. Hanyuma reka twakire umuvandimwe. Umeze neza? Tumeze neza cyane. Bakubonye ari ubwa mbere. Turabasuhuje abatubonye bwa mbere. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Muneza Jackson. Muneza Jackson.
ntabwo ari ubwa mbere ndi imbere ya mikoro ya Ihumure TV birenze inshuro 2 n'eshatu n'enye ariko natwe twagiriwe umugisha wo kuboneka kuri uyu munsi kuri aya masaha kubera imirimo itandukanye tuba turimo ituma tutaboneka umwanya uhagije ariko uyu munsi byadukundiye dushimye Imana rero batwakire natwe turabakiriye ku murongo w'Ihumure TV barushaho gukora subscribe share na comment ubwo ni ibindi batwereke ko turi kumwe nabo nibagira ikibazo batubaze turabasubiza Jackson nahoze nibaza uracyari umusore uri umugabo cyangwa uri umuhungu I'm single searching Jackson aracyashakisha oya ndacyari umusore kane neza cyari ingaragu birasa nabyo hari nanjye ubwanjye simbizi ari njye nyirabyo Imana igomba kumundemera neza ikamumpa unkwiriye ngo imuha umufasha umukwiriye niko Bibiliya ivuga unkwiriye wo gukundwa akaza ubwo nabaye umuhungu nahise ndaba umuhungu ari igihe nigeze nsoma akantu kagizwe n'ibice 4 avuga ngo hari abo bita abahiriwe abatagatifu abazimu n'abadayimoni ako kantu urakazi ndagasoma ntabwo uragasoma gwaje abazimu n'abadayimoni ntabwo nkazi uratsekeje rwose nigeze ngasoma ndumirwa ariko ngiye ngira amahirwe nsanga ngiri mu batagatifu ariko mu bahiriwe navuyemo uri umutagatifu uhise uba umutagatifu koko noneho uhise uyinuka umutagatifu uri umutagatifu nasanze ni mu batagatifu da simbizi kuva kuri 30 kugeza 35 40 ari mu batagatifu oya think ko ari 35 uwo ni umutagatifu kandi ntabwo nagera ndacyari umutagatifu sinagera mu mazimu n'abadayimoni Jackson tugira umugisha wo kongera kubana nawe ntabwo twari duherukanye ngira ngo uyu munsi turi buze kwibanda cyane cyane ku ikoranabuhanga ariko rigira aho rihurira n'ubuhanuzi ngira ngo ku bantu mwakunze gusoma ibitabo urakijijwe ndakijijwe wakijijwe iki ibyaha wari ubifite Bibiliya iravuga ngo twese ngo Abaroma 3:23 ntabwo mbizi nyine ndi kugutegera ntabwo iryo somo rizi ndi kugutegera ngo niyumve wasanga ntarizi mene utazi iryo somo warakijijwe ndacyakubaza wowe niba warakijijwe ngiye ndakijijwe nushaka kureba no mu byanditswe nyine reka ndisome Bible yifate udusomere ndakijijwe haranditse ngo uko bose bakoze ibyaha urumva habuzemo n'umwe se ntibashikira ubwiza bw'Imana twabushikiraga heza ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo uri kubyumva neza ndi kukumva ibi bahereye ubusa ubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo nanjye ndemera ko nariwe ubwo aho niho wakirijwe narakijijwe niho uvugira ko wakijijwe oya aho gukizwa se ukizwa ni ukureka ibyaha ukajya mu byiza n'ibyo use nta byaha ukora kandi ibyaha Yesu yarabipfiriye yambambiwe ku musaraba ankiza ibyaha why not nakwishinja ibyaha ubu ntabyo ugifite narakijijwe nabera wabera umbwiye akantu karenze ubuze akantu we uretse nkubwire ubuze akantu karenze ubu ngubu nta byaha ugira warakijijwe kuko Yesu yagize ate yampfiriye kandi yapfiriye ibyaha byanjye byose Pawulo navuze ngo mu banyabyaha yaje gukiza ni njyewe imbere nanjye ni njyewe imbere nshimye Imana ko nicanye n'umukiranutsi n'umuntu udafite icyaha
nta byaha ufite Jackson. Emeransekeje Ibyo rwose. nibyo tumaze kwemeranyaho ko nta byaha ufite. Yego. Okay, noneho reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Navuze ko turi buze kwibanda cyane cyane ku ikoranabuhanga, ariko tuza kureba aho bihurira n'ubuhanuzi. Ko benshi bavuga ko ikoranabuhanga hari ibimenyetso byinshi bizaranga ko ari ubuhanuzi. Aha harimo icyo benshi bavuga ngo ni inyamaswa, cyangwa se bavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa. Hanyuma ndashaka wenda nk'umuntu wasomye Bibiliya uza kudusobanurira, cyane ko muri iyi minsi tumaze iminsi dukora ibiganiro cyane cyane bigaruka ku ikoranabuhanga ariko ry'amafaranga. Muri komanteri na calls nyinshi twagiye twitaba, abantu bavuga ko iki ari ikimenyetso cya nyuma cy'uko Antikristo agiye gukora ku mugaragaro, kandi ngo akore muri bya bimenyetso bimwe benshi basoma mu byahishuwe babihuza no kwa Danieli, ukagira ngo ntago bari mu isi. Rongera umugisha wo kugira ngo nganire nawe uri mu bana bakuze kera, bigishijwe, basobanuriwe ibijyanye n'ubuhanuzi, ariko turi buze kwinjira no kureba Ena White koko niba ari Imana yari yamutumye. Karibu. Murakoze cyane. Nyamukuru ikitumye turi ahantu kugira ngo tugerageze kuvuga ku bijyanye n'amafaranga, cyane cyane anyura ku bijyanye n'ikoranabuhanga, atari amafaranga inoti dufata cyangwa se ibiceri. Si icyo nyamukuru ndi kumva no kugihuza n'ubuhanuzi. Yego. Ese mu bibazo bababaza bababwira ko ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Yego. Kuko ngo iryo faranga ni rimwe, ntawe uzagura cyangwa akagurisha adakoresha iryo faranga. Ubwo ndabyumva ko twageze mu byahishuwe 13. Ntacyo. Ndumva ariho muri 13. Iyi nyamaswa ndayisoma. Baravuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihaguruka ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Uwo ni Yohana wabibonaga. Wabivugaga. Yego. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyi nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yasaga na yaruko, kanwa kayo kasaga na k'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka uko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi yose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kurema ku isi, ufite ugutwi niyumve. Hano baturarikiye ko ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyanaho abandi h'iminyago, nawe ubwo azajyanwaho iminyago. Ujyana kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicisha inkota. Ahantu ho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ubwo hano habonetsemo imigabane 2. Ariko aho nshaka cyane, wavuze ngo batemererwa kugura cyangwa gutunda, ni inyamaswa ya kabiri. Iki gice kirimo inyamaswa 2 zikeneye kugira ngo abantu bazisumve bananasisobanukirwe. Ni umurongo wa 11 tugeze, kuko baravuze ngo ni inyamaswa yaduka ivuye mu butaka. Indi yari ivuye mu nyanja, iyi ivuye mu butaka. Nuko mbona iri nyamaswa izamuka kuva mu butaka, iyo yo kuko yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ariko ivuga nk'ikiyoka. Listen to me. Aha hantu uhatinde. Hano tubonye inyamaswa ivuye mu butaka. Mbere twabonye ivuye mu nyanja. Twabonye ivuye mu nyanja. Iyi ivuye mu butaka, ariko itandukanye n'iya mbere. Iyavuye mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Iyi yo ifite amahembe 2, ariko nayo nk'ay'umwana w'intama. Kandi umwana w'intama ninde? Kristo. Ni Kristo. Ariko hanyuma baravuze ngo ivuga nk'ikiyoka. Ikiyoka ni iki? Satani. Ni Satani. Abataramenye ibyabyo ni amahundo y'ijoro. Amaki? Amahundo y'ijoro. Amahundo y'ijoro? Iyo uvuze amahundo y'ijoro ni ukumva ikintu ariko tudafite ubusobanuro, utazi n'ibyo ari byo. Yego. Uri mu gicuku. 12 bavuze ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso hayi hati sinabayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Urumva iyi yari support y'inyamaswa ya mbere.
isa naho ije gushira mu bikorwa iby'inyamaswa ya mbere. Kiravuze ngo ihatira abari mu isi bose kuramya ya nyamaswa twasomye haruguru ngo yakize uruguma rwayishe. 13 kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uvuye mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa kanwa, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe batakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'imbata gushirwaho icyo kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. 18 ni naho gisoreje, niho turi bwihutire cyane twitondera. Haranditse ngo aha niho ubwenge buri. Niko ndi gusoma. Yego. Haranditse ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari uwo mubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu. Do you understand? Byose birahorobetse kuko urumva byose ntago ndabyumva nyine komeze. Ariko hano baravuze ko ari umubare w'umwana w'umuntu. Umubare w'umuntu yego, kandi umubare we ni 666. Ubundi saha ikiganiro gishingiye niba ntibeshye. So birashaka kugira ngo abantu basobanukirwe ese bavuze inyamaswa baba bavuze ikibundi. Igihe cyose umuntu atarabasha gusobanukirwa iyi nyamaswa icyo ari cyo, nta nubwo azamenya n'ubundi igihugu kirwana n'ikindi. Ndakumva neza. N'ubundi bizakuvanga, uzizera ibitari byo, uzemera ibitari byo, cyangwa byose ubivemo. Nese dusubiye inyuma gato. Wenda ntakuvangiye. Uraza kutubwira inyamaswa yavuye mu nyanja yariyo utubwiye niyo nyanja yariyo yavuyemo. Uze kutubwira n'inyamaswa ya kabiri yavuye mu butaka, utubwire yariyo, utubwiye n'ubutaka ubwo ari bwo yavuyemo cyane. Wagiye. Reka duhere ku nyamaswa ya mbere. Iyo bavuze yavuye mu nyanja, ese iyo bavuze inyanja ni iki? Turi kubaza. Kiri cyo tugomba kubanza kwibaza. Rero kuko twebwe iyo ngerageje kuvuga icyo mvuga cyose ndagerageza gusoma umurongo usobanura cya kindi muri Bibiliya, n'abadukurikiye bazagerageza bafate Bibiliya kuko ni Bibiliya, nta kindi gitabo mfite, ndi no gukoresha telefone ariko ni Bibiliya iri muri telefone, nawe wa downloading ukaba uyitunze muri telefone. Icyo ngiye gusoma ndasoma n'ubundi byahishuwe 17. Ibyahishuwe 17 haravuga ngo ku murongo wa 15 niyo ngiye gusoma kugira tubashe kumenya ngo inyanja ni iki. Hano baravuze ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Iyo bavuze inyanja bavuze amoko, indimi, amahanga. Uko byumva neza niyo bita inyanja. Impamvu iyi nyamaswa yavuye mu nyanja, duhereye ava Jezikri mbere yuko Yesu aza, igihugu cyari gituwe cyane ni igihugu cy'Uburayi. Igihugu cy'Uburayi cyane cyane Uburayi bw'uburengerazuba. Iyo tuvuze Uburayi ntago tuba tuvuze Uburayi bwose, tuba tuvuze Uburayi bw'uburengerazuba. Bwari bugizwe n'ibihugu 10. Ubwo Burayi bw'uburengerazuba bwari bugizwe n'ibihugu 10, ni nabwo bwakomotsemo iyo nyamaswa. Ubwo harimo Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubusuwisi, Ubutaliyani, Portugal, Espagne. Uruko byumva neza. Ariko hari n'ibindi bihugu bitakibaho ku isi byabagaho icyo gihe byuzuzaga ibihugu 10, ibyo bitaga abaheruri, abavandare n'abastrogothi. Tibakibarizwa ku ikarita y'isi. Ubwo nabyo turahagera. Ubwo hano turacyari gusobanura icyo bita inyanja. Iyo bavuze inyanja rero baba bavuze abantu benshi. Ntago ari inyanja tubona nk'ikiyaga, cyangwa wenda tuvuge nk'inyanja wenda ngo inyanja ziriho zikomeye kandi nini. Iya mbere ndumva ari Atlantika, iya kabiri ni Pasifika, iya gatatu ni Ubuhinde,
iya kane ni niyo muri Europe hagati ya Libya na Roma, Mediterane, hakaza na Mer Rouge, inyanja itukura. Izo ni inyanja. Ariko inyamaswa yavuye mu nyanja ntabwo yari ivuye muri izo nyanja, ahubwo yari ivuye mu bantu. Iyo bavuze inyamaswa yari ivuye mu nyanja niki, ubwo tumaze kubona ko inyanja ni abantu, ntabwo ari umugezi, ntabwo ari ikiyaga, kuko tuzi inyanja, sibyo? Haba inyanja hakaba n'ikiyaga. So ibyo bavuze rero ngo yavuye mu nyanja ni inyamaswa yavuye mu bantu, ahubwo turashaka kumenya ngo iyo nyamaswa yo ni iki, kugira twumve koko inyamaswa yavuye mu bantu ni inyamaswa bwoko ki. Ugako naka kabiri. Saka kabiri. Ariko tumaze kubona ko iyo bavuze inyanja bavuze abantu benshi, ni amoko y'amateraniro y'abantu n'indimi n'amahanga. Yego. Ibyo nibyo bita inyanja muri Bibiliya. Ndabyumvise. Inyamaswa rero ni iki? Tugiye muri Bibiliya ndasoma 200 muri Daniel, igice ni cya 7, igice ni cya 7, ndahera ku umurongo wa 17. Haranditse ngo ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bazaduka mu isi. za nyamaswa ni abami. Ubwo duturutse haruguru, Daniel uhere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, batwereka inyamaswa enye. Iya mbere ni intare, iya kabiri ni idubu, iya gatatu ni ingwe y'imitwe ine, iya kane ku murongo wa karindwi ho baravuga ngo hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Inyamaswa ya kane rero noneho ngiye kwisoma, kuko tubonye ko bavuze izo nyamaswa enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Izi nyamaswa enye zivugwa aha, intare yashushanyaga ubwami bwa Nebukadinezari, cyangwa se ubwami bw'abakarudaya. Ubwo ni ubwami bwategetse isi hafi imyaka 68 buyoboye isi, kuko tuvuga ngo Amerika ubuyoboye isi. Yego. Nubwo bitagaragara, yego, ikiyoboye isi cyo turakizi, ikiyoboye isi. Bari kubyumva? Ariko uyu mwami witwaga Nebukadinezari, ise yitwaga Nebuparazari, yayoboye isi imyaka 68. Yego. Haza gukurikiraho iyi nyamaswa ya kabiri yitwa idubu, twasomye mu byahishuwe yitwa Aruko. Iyo bavuze Aruko mu byahishuwe niyo bita idubu muri Daniel. Muri Daniel, okay. So nukuvuga ngo iyi dubu yo yayoboye isi imyaka 207 yose. Nibwo bwami bwibita ubw'Abamedi n'Abaperesi. Aribo Iraki na Irani y'ubu ngubu. Okay. Iya gatatu twasomye ngo ni ingwe y'imitwe ine. Iyo ngwe y'imitwe ine niwo bitaga Alexandre le Grand, umugiriki warazwi mu mateka, nabize histoire barabizi. Yitwaga Alexandre le Grand. Amaze gupfa yapfuye afite imyaka mike, yarakenyutse, yapfuye afite nk'imyaka 33, yishwe n'inzoga. Ubwami bwe buza kuvamo amamane. Ayo mamane ubwami bune, hari mu ubwami bumwe buyobowe na Alexandre le Grand, ariko yari afite abagabo b'ingabo witwaga Lysimachus, Seleucus, Tindare na Ptolemy. Abo nibo baje kwigabanya bwa bwami bwari bumwe buvamo amami 4. Haza kuza inyamaswa ya kane ariyo dusomye ku murongo wa 7 giteye ubwoba. Iyi niyo bita yayoboye ubwo ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubwo bwayoboye imyaka 100 na hafi na 33. Ariko ubwami bwakurikiyeho bwa kane aribwo bwatwasanze ngo buteye ubwoba, kandi butandukanye n'ubundi bwose bwayoboye niyo bita Roman Pagani. Iyi Roman Pagani niyo yayoboye isi kuva mu 168 mbere ya Yesu igeza muri 476 nyuma ya Yesu. Ifite n'ubugome bwinshi. Yayoboye isi imyaka 644 iyoboye isi. Niyo yishe Yesu, niyo yishe intumwa, ko bwari ubwami bwa gipagani, yari empire Roman.
ubwo rero nibwo bwayoboye isi iyo myaka yose. Nyuma yaho ubwo turacyari gusobanura ikinyamaswa icyo ari cyo. Ariko inyamaswa ya kane reka wumve ku murongo wa 24 haranditse ngo nubwo ni Daniel 7 n'ubundi kandi ngo ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo amami 10. Umvise ko n'amahembe ari amami? Ariko aho nshaka kandeba aho nshaka ni 23. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi. Urumva bikiri inyamaswa? Byahindutse amami, byahindutse ubutegetsi, byahindutse abantu. Yego. Niyo mpamvu n'inyanja tutasanze ari inyanja ahubwo twasanze ari abantu benshi. Ari abantu benshi. Sibyo? Iyi nyamaswa muzakurikirana ya mami 10 bavuze ngo murongo 24 ngo kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo amami 10. Hanyuma yaho hazavamo undi mwami, ariko we ntazabasa n'abo bami ba mbere kandi azanesha abami batatu. Aba bami batatu navuze ni abo bita abavandara, abaheruri n'abastrogoti igihe habagaho ubupapa. Hano tugeze kuyo bita Roma Kristo. Roma Kristo numva ari ku murongo wa 8 muri Danieli haranditse ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakugwamo amahembe 3 mu yari asanzwe. Wabyumvise? Kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa nayo umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Hano iyo bavuze ngo akanwa kavuga ibikomeye no gutuka Imana, no gufata icyubahiro cy'Imana ukakiyita, niko kuvuga ibikomeye. Uzabisoma muri Matayo 23:9 haranditse ngo ntakagira umuntu wo mwisi mwita data. Icyamvuze uracyumvise? Ukagiye wo mwisi wita data. Data. None hariho data w'isi yose. Papa. Sibyo? Papa. Papa. Pop. Sibyo? Nukuvuga ngo ni se w'isi yose. Nta mwana yabyaye. Urumva? Nta mwana yigeze abyara. Ariko ni se? Nta nabyemerewe. Nta nubwo abyemera. Ariko ni se w'isi yose. Papa. Papa. Ubwo rero iyo Bibiliya ivuze ngo ntakagira umuntu wo mwisi, ubwo nabisomye ni Matayo 23:9. Ntakagira umuntu wo mwisi mwita data. Hari n'irindi somo riboneka muri Luka. Umuntu umwe yabwiye Yesu ngo mwigisha mwiza. Yesu aramusubiza ati, ni muri Luka. Yesu aramusubiza ati ese unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe ni Imana. Can you imagine? Yesu yanze ko bamwita mwiza. Kandi tuzi twese ko ari nde? Ko ari mwiza. Ariko undi yitwa nyir'ubutungane. Do you understand? Nyir'ubutungane rwose. Siko yitwa se? Papa nyir'ubutungane. Nyir'ubutungane, Monseigneur, amazina n'ayandi. Sibyo? Ibyo nibyo bita ngo azavuga ibikomeye. Okay. Nuko azafata ibyubahiro by'Imana ishobora byose akabyitwa bikitwa we. Yatsi Imana icyubahiro arakiha. Uzabisoma mu Batesalonika aho baravuze ngo azishira hejuru icyitwa Imana cyose. Ndumva umuntu nkuzi. Abyumvise neza? Ngo kandi yicara hera. Ubwo Vatikani ni hera cyane. Vatikani rera cyane bro. Vatikani ni igihugu kiri mu kindi gihugu. Vatikani igizwe na hectare 44. Ibyo twita population totale, umubare w'abahatuye ni 921. Bonyine batuye muri icyo gihugu. Ubwo sasa abashinzwe kurinda papa. Iyo niyo Vatikani. Kandi cyitwa igihugu. Yego. Cyashi tariki 10 z'ukwezi kwa tariki 22 z'ukwezi kwa 10. Igihumbi ndumva ari 299. Uwitwa Benito Mussolini atanga itegeko icyo gihe iyi nyamaswa yari igiye gukira uruguma rwayishe. Buriya hara twasomye ngo yakomeretse uruguma rwica ni Napoleon wari wamaze kwica Papa Pio wa 6. Yamufungiye muri gereza igihe yamutumagaho wita General Berthier akajya kumufata Vatikani akamujyana Valence akamufunga akagwa muri gereza. Icyo gihe inyamaswa yari ikomeretse uruguma rwica. Okay. Gukira k'uruguma rero byakijijwe n'umwami w'abami w'abaroma witwaga Benito Mussolini. Ni wavuze ngo uhereye uyu munsi Papa afite uburenganzira bwo kuyobora politike no kuyobora idini. Gukomereka uruguma rwica Papa yasigaye ayoboye idini
atayobe politiki. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 17 baravuga ngo ni inyamaswa yicaye ni maraya wicaye ku nyamaswa itukura. Ni itorero ariko riri hejuru y'itorero, riri hejuru ya leta. Inyamaswa itukura kuko leta imena amaraso. Politiki ubundi habamo kumena amaraso, niyo mpamvu bayigereranya n'inyamaswa itukura. Aya maleta ari ku isi niyo asa n'ahagereranywa n'inyamaswa itukura. Uwo maraya yicaye hejuru. Ayicaye hejuru, kandi maraya ni umugore wasize umugabo w'isezerano akajya kuba maraya. Yaretse Imana ajya ku bitari Imana. Nicyo bisobanuye. Noneho kugeza aho ndi kubyumva neza. Urimo urabyumva. Ariko twamaze kubona yuko niba bavuze ngo inyanja ni abantu benshi, niba bavuze inyamaswa ni amami, ni ubutegetsi, ntabwo ari inyamaswa y'intare nk'uko twayisomye. Hanyuma rero tugeze ya indi yavuye mu butaka. Iyavuye mu butaka rero. Ariko tusanze iyo yavuye mu butaka yo izaza ifite gukorera ya indi yavuye mu nyanja. Siko twasomye? Niko twabonye. Ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Ngo ihati isi n'abayituyemo ngo baramye ya nyamaswa yakize uruguma rwayice. Gukira uruguma rwayice ni Benito Mussolini warusubije ubupapa uburenganzira bwabwo kuyobora idini no kuyobora amareta. Yego. Hanyuma rero yo mu butaka rero. Iyavuye mu butaka rero ni igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo gihugu cyatuwe nyuma y'Uburayi. Ubwo habaga hakarengane muri Amerika yabyawe n'amadini. 1789 yabyawe n'amadini bavaga mu Burayi. Buri Amerika bajya bavuga ngo yavumbuwe n'umugabo witwa nde? Yitwa Columbine, waruge kumuvuga. Yitwa Christopher Columbus. Bavuga ko yanasohoreye muri Colombia. Ariko si we wakivumbuye. Wabashe kukivumbura mbere yitwaga Malthus. Asa kivumbuye kidahari. Icyari kiriho abantu bakabica. Cyari gihari ariko kiriho abantu bitwaga Abamerindie. Abo twita les Pygmées uyu munsi. Cyangwa se mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu kigezweho abasigajwe inyuma n'amateka. Okay. Bo ntabwo tukivuga ngo abatwa. Bazaguhana. Icyo gihe Abamerindie bari bameze nk'abasigajwe inyuma n'amateka. Igihe bageragayo rero nibo bari bahatuye. Barabahinde. Ariko abagiye bajyayo bagiye bahunga akarengane k'ubupapa muri Europe. Yego. Muzakurikirana amateka neza. Abo bita Protestant baje kurimburirwa ku icumu hafa miliyoni 50 baguye mu Burayi bazira kwizera kwabo. Ariho haje kuza abo bita niho hakomotse idini bita Abangirikani. Buri Angirikani naryo uguhaguruka n'ibindi kuko ubundi bagita Ecclesia Anglicano. Yavuze Ecclesia Anglicano mu Kinyarwanda ni Kiliziya y'Ubwongereza. Yego, ndabyumva. Yahimbwe n'umwami witwa Ale wa Munane. Atandukana na papa kuko yanze kumushingira uriya mugore witwa Elizabeth. Kandi yarafite undi mugore. Ariko umugore yarafite mbere yari mubyara w'umwami w'abami w'Abaroma. Papa Pio wa gatandatu atinya kumutandukanya n'umugore wa mbere washingirwe Elizabeth. Ale wa Munane Vatican arakayagira mu Bwongereza aravuga ati uhereye uyu munsi Kiliziya y'Ubwongereza ibaye y'umwami n'Abongereza. Niyo havuye izina bita Anglican. Bo twita aba Protestant. Ni Protestant. Nyuma yaho haje kuza abo bita abaluterienne bahimbwe n'uwitwa Luther. Haza kuza ubwo yari umudage. Hari abantu babyitiranya bagafata umunyamerika w'ejo bundi bakamwitiranya na Luther umudage. Kandi umudage niwe ngo wabashije kumibona amahame 99 mu ijambo ry'Imana Katolika yishe. Ariho yavuye muri Katolika yari umupadiri. Haza guhaguruka umusuwisi witwaga Zwingli. Haza guhaguruka n'umufaransa witwaga Calvin. Abo bose bahagurukiye igihe kimwe. Buriya Anglikani kwitandukanya na Gatolika biragoye mu myizerere. Buriya mu Gifaransa Anglikani bayita la voie moyenne. Bari hagati no hagati. Gatolika babasangayo, Protestant basangayo. Barimo hose. Baravanze. Kuko bahise bakira inyigisho za ba Luteri n'ubundi bagumana n'iza Katolika. Niyo mpamvu babita la voie moyenne. Uri kubyumva neza. Rero no kuvuga ngo inyamaswa ave mu butaka ni Amerika. Ariko bavuze ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki?
nta ikimenyetso cy'inyamaswa ari amafaranga. Hari n'abagura telefone bagasanga handitsemo ngo 666 telefone akajugunya. ubwo ni cya kimenyetso. Nta n'ikintu ubu ngubu utabonaho uwo mubare. Ntubona visa card, aya makarita dukoresha ya banki. Buriya kubera koko kera mu kiromani ntago habagaho rimwe kabiri gatatu, bira byazanywe na Egiputa. Iyi mibare isanzwe ni Egiputa yabikoze. Ubundi babaraga inyuguti, wasanga hava iguriki kabari gatanu, urumva gatatu agasanga n'uturongo dutatu, nuko babaraga mu nyuguti. Nura mubare rero uboneka ahantu hamwe kwisi hanyaho ni ijambo bita Vicarious Firidei. Vicarious Firidei, yego, umusimbura w'umwana w'Imana. Icyo bivuze? Yego. Ubwo no kuvuga ngo iryo jambo riboneka ku ngofero ya papa gusa kwisi. Ni iryo jambo ryanditse. Wazenguruka kwisi hehe, papa ni ufite iryo jambo wenyine. Ni Vicarious riri ku ngofero ye. Vicarious Firidei, mbese uhagaze mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Wajya kureba ku mibare yayo y'ikiromani ugasanga bivuze 666. Ni 666 niho mubare uri. Ibindi byose rero bakora bakazenguruka bakakwita hirya no hino, ni ukubeshya ntaho bihuriye. Kuko twanasomye ngo ni umubare w'umuntu, ngo kandi umubare we ni 666. Nkunda Bibiliya cyane, naryo mu buzima. Bibiliya impamvu nyikunda, buriya hari aho yagiye itubwira kanyera ngeze nsoma imirongo ingahe. Hantu hose dusaba ubwenge, ariko ubwenge ntabwo ari kwiga kaminuza, masters, PhD, no, ni ubwenge bw'umwuka wera. Kubera ko nsomye isomo rimwe muri Petero, reka nsome Petero wumva ukuntu Imana ibyaye bisobanutse. I think ni rwa mbere rwa Petero rimwe ndahera umurongo wa 19 nkene ngeze kuri 21. Haranditse ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza ni muri gitaho. Wabyumvise? Tuzaba dukoze neza nitugira gute? Nituryitaho. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza henyenyeri yo mu ruturuturi zabandura mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe. Aka kantu niko nashaka kumva Emi. Nta buhanuzi bwo mu byanditswe. Ntago bavuze bwa bundi mujya mumbeshesha namwe mukanya mu kipiritiri. Ari umuntu nyine tuzengana gaseka gataha napfuye noneho uriya nshuti yawe we aranzi. Twaba twicaye nko mu modoka ndatwaye turi kugenda ngo ariko hano hari umuntu ufite ikibazo. Ubwo ubona vuze wamwumvise kuba ari kunyumva. Ngo hari umuntu ufite ikibazo kubera iki? Kubera hari ibintu yabonye avuga ati Jackson byanze bikoze afiteho commentaire. Ite nuko nabibonye. Nyine hano baravuze ngo n'ubuhanuzi bwo mu byanditswe. Nese umuntu uvuga ngo kipiritire ngo aranyera mentas partem parastamol. Ubwo n'ururimi ruvuye mu ijoro. Okay, hariho numvise iriya ku Kibuye ngo yaravuze ngo mutorora. Baravuga ngo mutorora. Ngo interpreta we ngo ahita avuga ngo isigiye kuzungugiye kunyega ngo Imana igiye kunyeganyiza isi mu buryo bukomeye. Ngo bari mu rusengero ngo muratubeshe muturane telefone. Urumva? Ariko hano baratubwiye ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe. Akaganiro ko kumva yeme bubasha gusobanura uko umuntu wese yishakiye. 21. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorana umwuka wera. Umwuka wera niwe ubasha gusobanura ibyanditswe byera. Akaganiro kumvise? Reka wenda nsomere indi somo mu gitabo cyitwa Abefeso 1:17. Ntago ndi butinde ndumva n'ikiganiro cyacu kitari burenze hano. Yego, n'ubundi tugiye gusoza. Kiretse ibibazo. 17 haranditse ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitumwe muyimenya. Amen. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaragabera. Urumva ko ni umwuka wera. Umwuka wera niwe udusobanurira.
umwuka wera niwe uniha ku bwacu ngo anihimi nihitavugwa adusabira ku Mana ya sibyo uwo mwuka wera rero niwe ubasha kuduha ubwo bwenge iyo bavuze uzasome mu byahishuwe Yesu ngo ari kubwira isi mu itorero rya nyuma rya 7 bita Laodikia mu Kigiriki bavuga ngo ni Laos Diakeo cyangwa se iyo bita Laodikia ntujye bisoma muri Bibiliya rero nibyo bita Laos abantu Diakeo urubanza icyo bisobanuye iyo bavuze Laodikia ni umunsi wo gucira abantu urubanza niryo torero rya nyuma mu matora 7 muzasoma mu byahishuwe 2 na 3 havuga ngo ni Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. 7 iryo rya 7 riri finale niryo bita Laos Diakeo cyangwa se gucira abantu urubanza. Bidakonje kandi ribiri. Ntirikonje ntiribize nakazi yaze ngiye kuriruka. Ariko ku murongo wa 18 haranditse ngo dore ndakugira inama. Ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo ubone kuba umutunzi. 2 ungureho umwenda wera ngo uhishe isoni z'ubwambere bwawe zitagaragara. 3 ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Can you imagine kubona Yesu akubwira ngo urahumya kandi ureba uri impumyi rero iyo ufite umwuka we icyo yababwiraga kugira umuti wo gusiga ku maso ni umwuka wera icyo yababwiraga umwenda ni ugukiranuka ibyo yababwiraga ngo izahabu ni urukundo no kwizera ibyo bintu bitatu cyo bisobanura so icyo nashakaga kuvuga nsoza ibyahishuwe 17 umurongo wa 9 umva ukuntu Bibiliya iraryoha ubuzima Bibiliya iraryoha ijambo ryose n'ubuzima muri Bibiliya abitaryohera n'abatayizi bihangane ariko hano haravuze ngo 9 aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga sinzi niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga umve impamvu ahantu hose na handi twasomye ku murongo wa 18 ho bavuze ngo aha niho ubwenge buri urumva ko badusaba ubwenge kandi twabonye ubwenge ni umwuka wera gusobanura ubasha kudufasha gusobanura ibyanditswe byera kandi ntitubisobanura uko twishakiye ko twanasanze ngo ntawubasha gusobanura ubuhanuzi nk'uko yishakiye ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashiriwe n'umwuka wera siko twasomye mu Efeso muri Petero aha rero baravuze ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho hano bari kuturangira icyo bita Roma hiri Roma hiri ni baravuze ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'iki iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho wa wundi witwa Maraya aho yicara barahaturangiye kandi iyo misozi irahari bura Roma kapitali y'Ubutaliyani yubatse ku misozi 7 kapitali iyo bavuze Roma ni kapitali y'Ubutaliyani yubatswe ku misozi 7 nibyo iyo misozi 7 harimo na Vatikani nagahugu karaho ariko niyo mbese no kuvuga ngo baba bari gupresiza ahantu iyo nyamaswa yaturutse bashaka kwatwereka baba bari kwatwereka bahatubwira nyirizina bagapresiza buri iyo misozi irahari n'amazina yayo ni imisozi 7 niyo yubatseho umurwa mukuru wa Roma iyo imisozi 7 niyo yubatseho kapitale y'Ubutaliyani kandi Vatikani iri mu Butaliyani Jackson kuvuga ibintu bikomeye cyane wenda abantu benshi bafite amatsiko yo kubimenya no kubyumva iyo biramuka ari ikiganiro cy'ibibazo no kubaza TikTok ngira ngo byanadusaba n'amasaha 3 kubera ko buri kantu kose mu byo wavuze gafite ikibazo tureke inyunganizi wenda ababizi bafite ubuhanga bafite inyunganizi ariko ku batabyumva wenda hari buri kantu wavuze kariho ibibazo byakabaye byiza bibazijwe nicyo mvuga icyo nivuga ngo ubutatu nzategura ibibazo kuri utu tuntu twose wagiye uvuga aribyo twinjiramo ariko wenda mbere yuko tugana ku musozo uyu munsi iryo faranga twavuga ko nabuhanga risa n'iri guhitinga ndabihuza n'ibintu bibiri sibyo benshi barumva ko hari faranga rishobora kuzasimbura n'izi mpapuro n'ibi biceri abantu bagatangira kurikoresha rikaba ari faranga rimwe kwanabuhanga kubera iki bene wanyu cyangwa bene wacu bize banigishijwe batangiye kuvuga ko ari ikimenyetso cyo kinyamaswa noneho abandi muri mwe bize abandi muri twe bize bakavuga ko tugomba kugira ubwenge budusobanurira ndibaza ni impamvu z'abatwigishije bwa buhanuzi bwa wandi
wabivuze wabyanditse, ni impamvu zo kwiga nabi, ni impamvu ki? Ikibazo nyamukuru ni ukwiga nabi n'ubunebwe. Ubunebwe ni uko, reka nkubwire impamvu ibi bidasobanuka neza. Ndakubwira impamvu zikurikira. Icya mbere, abitwa ko ari abayobozi b'amadini cyangwa se amazehebu, sibyo, amadini, hari impamvu batakwigisha bene ibindi kuvuga, kuko niberura bakavuga ukuri, icyo babonaga ntibari bukibone, amaramuko, kuko baraba bari korosora igihishwe, kandi muri kondisiyo bafite ntibemere kwerekana icyo, kugira ngo bizinesi zabo zikomeze. Iyo wumva ngo umuntu yagiye kwiga teoloji, ntago azazi ari umuntu uziyobokamana, ahubwo azana ibyo yarazi atakibifite, agendera muri kote ya bizinesi, aho kugenda muri kote y'ibwirizabutumwa n'iyobokamana. Iki nicyo cya mbere gituma bigisha ibi bintu nabi, si uko bidasobanuka. Ni nayo mpamvu na Bibiliya, igitabo gisoza Bibiliya cyitwa ibyahishuwe. Ese igihishuwe kiba gihishwe? Wenda ngiye nkunda gutanga referanse, reka ngusomere umurongo umwe muri Yesaya. Bavuga ngo ni Yesaya 29, ko ariho Yesaya 29, reka wumve abo twita abize teoloji, ba teolojiya. Uretse umurongo wa 9 haranditse ngo nimube muretse mutangare, muhumurize amaso yanyu mu bimpumye, basinze batanyoye, badandabirana batanyoye bisindisha, kuko Uwiteka basutseho umwuka w'ibitotsi byinshi, agahoma amaso yanyu ariyo bahanuzi, agatwikira imitwe yanyu ariyo aberekwa. Uyu murongo nawumvise? Ndawumva. Hepfo, kwerekwa kose kwabahindukire nk'amagambo yo mu gitabo gifatanyishijwe ibimenyetso. Iyo bagihaye umuntu wigishijwe, ubwo n'uwize teoloji, bati soma iki gitabo, arabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanishijwe ibimenyetso. Hepfo, maze bakagiha utarigishijwe, bati soma iki gitabo, akabasubiza ati reka dasi nigishijwe. Ni kwisi imeze. Baritana ba mwana. Iri muri aba bantu babiri. Abitwa ko bize teoloji, uramubwira fata usobanure ibyahishuwe na Daniyeli, kuko niho habitse ukuri kose kwisi. Nizi ntambara uko ubona kwisi ziri muri Bibiliya, kandi ziri muri bya bitabo bibiri, ibyahishuwe na Daniyeli. Ntago abantu rero babyigisha kuko bazi ko byabaka umugati, ntago bashaka kubivuga, ntago babivuga. Impamvu nanjye ndi hano ndi kuvuga, ntawe ntinye, nta n'uzampemba, nta n'uguha umugati muri bo, nta n'uwo nkeneye kwamba. Urumva? Ni nko kwihandagaza just, kuko muri business iriho nuko ibi bigomba gucika kwigishwa. None abizera badukurikiye muri uyu mwanya, babe freedom kuri ayo mafaranga akoranabuhanga, muri iryo tekinoloji, muri iyo AI tuvuga, muri izo robot tuvuga, muri izo microchip n'ibindi byose, babe free, nta kibazo. Buriya no kuvuga ngo microchip ngo bayigushiramo ku buryo aho uzagenda hose babe bagufite. Nese ubuho uzi ngo ntibagufite, bihuriye n'ubugingo, sibyo aricyo bitwaye ubugingo kuba bafite n'ubugingo. Nibyo bizakurimbuza. Hari icyo wabigizemo uruhare ngo bibe? None se reka nkubaze, kera amafaranga mbere y'uko azizi inoti zagendaga ari nka sinyatiri, ugatanga zahabu bakaguha impapuro, ni nk'urwandiko baguhaye rw'uko ubikije zahabu zahawe. Nese bene wanyu bemera kurenganywa, hari aho twaje muri bavuga ngo bagiye ngo barafunguwe, ariko ngo ntibazaceceka. Bafungiwe iki? Bafungiye ko bagiye ngo bakavuga ubutumwa ngo bw'ubugorozi. Ibyo ni ibinyoma, kuko inyamaswa twasomye ngo izavuga nk'ikiyoka, ntago iravuga nk'ikiyoka. Akarengane kazabaho gusa. Reka nkubwire nkumenera ibanga, ibi ngiye kukubwira sindi umuhanuzi, ariko ndabivuga nk'umuntu wasomye kandi uzi ukuri kwa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzumva ngo Amerika tuziyoboye isi ubu ngubu yahinduye itegeko nshinga, uzamenye ngo ni finale. Ibyo byose mwumvaga mu magambo miki bizaba bisohoye. Amerika izahindura itegeko nshinga rivuga ngo tous les hommes sont créés égaux, cyangwa se rivuga ngo abantu bose baremwe bangana, bafite uburenganzira badakwiriye kuvutswa bwo gushaka umudendezo n'icyabatunga. Urakubyumva? Kandi bagasenga bakurikije umutima nama wabo. Igihe kizagera nkuko Roma yabikoze muri Moyen Age mu gihe cyo hagati. Igihe kizagera Amerika itanga itegeko ry'uko umuntu adasenga uko ashaka, azasenge binyuriye mu nzira y'ubupapa, asenge par force,
ntabwo uzasenga kwa kundi dutendereza abandi bagasirimba abandi bagasenga bapfukamye abandi bahagaze iyo misengere itandukanye izavaho tuzasenga kimwe tusenga umunsi umwe buri wese asenge nk'abapapa nk'ipapa cyangwa nk'iroma bazasenga ku munsi umwe nta muyisilamu uzasenga Friday nta mudivantiste cyangwa se umugorozi cyangwa se undi wese usenga Samedi Saturday ntawe uzongera gusenga uwo munsi bazasenga bose dimanche ni nawo bavuga ko ari wo munsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa byo noneho ibyo gihe tuzemera ko ari ya nyamaswa yavuye mu butaka itangiye gukora izaba iri gukora mu mwanya ariko ikorera kuri yandi ya mbere yavuye mu nyanja y'ubupapa iyavuye mu nyanja ni ubupapa iyavuye mu butaka ni Amerika leta zunze ubumwe za Amerika ibwo izawe dusunikira gusenga kubahiriza iya mbere gusenga ibya mbere kuko niko twasomye yego kuko iya kabiri izahatira kubaha iya mbere niyo mpamvu ari igishushanyo cy'inyamaswa niko twasomye icyo gihe tuzakora iki icyo gihe tuzagendera kuri Bibiliya iravuga ngo igikwiriye ni ukumvira Imana ubwo nibwo akarengane kanyu kazaba gatangiye nawe keretse wowe utari umukristo abakristo twese abasenga Imana by'ukuri bemera ijambo ryayo nk'uko ryanditswe bazahura n'akarengane kuko ndategereza ko ari Amerika izaba ihinduye itegeko nshinga kuki natwe mu Rwanda bizaba bitureba kandi ari itegeko nshinga bahinduye ryabo kandi iryo tegeko ari ryo rifasha isi ni nayo mpamvu bavuze ngo Amerika iriya bitanga abademokarate n'abarepublike niyo mahembe abiri nk'ayo mwana w'intama uravugisha ukuri yaje atanga uburenganzira Elon Musk ko yafunguye irindi shyaka se naryo rigomba kugira imbaraga iryo ntacyo rivuze kuko ibifite icyo bivuze birahari ni bibiri urumva ni abademokarate n'abarepublike ni amahembe abiri ariko ni nk'ayo mwana w'intama ngo ariko hanyuma ayo mahembe abiri azavamo kuvuga nk'ikiyoka wabyumvise ikiyoka ni Satani igihe cyose rero Amerika itarahinduka ngo ivuge nk'ikiyoka ntago ni ikimenyetso cy'inyamaswa twakibona kizagaragara ko Amerika yonyine yahinduye itegeko nshinga niho hari igisubizo cy'ikibazo uwo ari wese uri bwibaza ikibazo yumve ko igihe cyose Amerika izahindura iryo tegeko narivuze mu gifaransa riravuga ngo tous les hommes sont créés égaux bazakurikirana mu mategeko nshinga ya Amerika itegeko ririmo ritanga uburenganzira bwo gusenga uko umuntu ashaka riri mu mategeko nshinga ya Amerika igihe kizagera rero bakumva ko bahindura rya tegeko nibwo inyamaswa izaba igiye kuvuga nk'ikiyoka ya mahembe y'umwana w'intama avuyeho ahubwo Satani arimitswe niwe ugiye gukora akazi ibyo bizaba nibyo dutegereje bivuze uyu munsi aujourd'hui nous sommes le 21 le 21 sibyo Julie yego z'ukwezi kwa karindwi sibwo mbivuze wenda tuzagenda tuvuga n'ibindi ariko niko kuri ariko icyo nari ndi gushaka nahavuze ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'iki n'ubuhanga noneho wasoma igitabo cyitwa Hoseya ndacyari ku bwenge igitabo bita Hoseya 14 umurongo wa 10 haravuze ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo uwitonda niwe uzabimenya kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo ariko hano batubwiye icyo bita ubwenge mu byo nasomye hajemo ubwenge kenshi sibyo ubwenge guhishurirwa ibyo bikomoka mu mwuka wera Imana iduha umwuka wayo iduhe gusobanukirwa itwake kwikunda iduhe gukunda Imana bizatuma dusobanukirwa ijambo ryayo nk'uko riri mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Jackson turagushimiye reka twibutse abantu ariko ushobora kubafasha mu gihe hari igihe dukora ibiganiro rimwe na rimwe tugakora mu mwuka cyangwa tukihangagiza umubiri ariko iyo twakiriye umuntu w'umugorozi uvuga ubutumwa bw'ubugorozi hari ikintu twakunze kubamenyaho ku bijyanye n'ibiribwa nyunganiramirire cyangwa se bifasha umubiri hari umuntu mwegeze kumbwira ati ko wakira Jackson ntumubwire ngo avuge uko umuntu akwiriye kwitwara mu gihe agize indwara runaka cyangwa ibimenyetso by'iyo ndwara n'icyo badufasha hanyuma tujye ku musozo. Indwara ni igihe byaterwa n'indwara iyo ariyo bitewe wenda hari urugero reference ihari yuko wenda hari indwara runaka yaba yarakubajije like wenda tuvuge ngo blood pressure wenda ntanga urugero kuri blood pressure ese umuntu umuvuduko w'amaraso kugira ngo umuntu amenye ko arwaye umuvuduko abimenya ate igihe cyose uzumva uribwa n'umutwe ukira ukagaruka nta mpamvu igihe cyose uzumva injereri mu matwi igihe cyose uzajya wumva ufite ibinya igihe cyose uzajya wumva
wikanga ubusa, ufite ubwoba butagira impamvu. Ibyo byose ni ibimenyetso by'umuntu urwaye pressure. Hari n'abava imyuna. Icyo gihe ni ukumenya ngo wagize pressure. Pressure izanwa n'iki? Buriya tugira imitsi yitwa imijyana n'imigarura. Buriya tugira umutima, uwo bita umutima. Hari imitima ibiri tugira. Buriya tugira imitima ibiri. Tugira umutima witwa uyu nyine utera amaraso, uba mu ibere ry'ibumoso, ungana n'igipfunsi cya nyirawo. Buri umutima ungana n'igipfunsi cyawe. Niba ufite igipfunsi kinini n'umutima ungana nawe nicyo gipfunsi. Niba ufite agapfunsi gatoya n'umutima wawe ni gatoya. Ariko icyo gihe hariho imitsi rero ihahuriye igafata ku mpyiko y'iburyo n'iy'ibumoso bita imijyana. Hariyo bita imijyana, hakaba n'iyo bita imigarura, ni kuvuga mu Kinyarwanda. Iyo mitsi bita imijyana rero, iyo hagiyemo ibyo bita cholesterol cyangwa se ibinure bibi. Tugira ibinure by'amoko abiri nabwo. Hari ibyo twita LDL na HDL. Ibyo ibinure bibi iyo byagiye mu mitsi bifunga yanzira itwara amaraso, yanzira amaraso umutima watera ukabura amaraso, akabura inzira itambuka kuko yamaze kuba bloqué, habaye barrier. Iyo barriere ihari, biba bisaba rero kugira ngo ukire wa mutima, biba bisaba ngo ushake ibintu biri bigende bigafata guhanagura bya binure byagiye muri wa mutsi witwa umujyana. Igihe cyose bikirimo ntiwakira umuvuduko, ariko igihe cyose wakoresheje ibizagenda bigahanagura bya binure uzakira umuvuduko ube normal. None watanga inama ku kintu umuntu yakoresha mu gihe abonye ibyo bimenyetso, ko nanjye ni umutwe uri kundya ibintu kansete rwose. Ni ukuvuga ngo buriya umwongereza umwe niwe wavuze ngo eat food as medicine, otherwise you will eat medicine as food. Bivuze ngo tugomba kurya ibyo kurya nk'imiti, n'ibitabo ibyo tuzarya imiti nk'ibiryo. Muri iyi minsi abenshi barya imiti nk'ibiryo, ibiryo byabaye imiti. Kandi twari dukeneye kugira ngo ibyo kurya bihindukire imiti, imiti ibyo kurya. Njye nibuka ndi gutanga ikiganiro nsobanura kuri avoka gusa. Ndi kuvuga ku rubuto rwa avoka ruriya rw'imbere batarya bajugunya. Icyo kiganiro nawe ukibuka turi mu ndabyibuka biriya bibuto, ahubwo ndimo natekereza kubirunda tangira kubikora ko numva ubuzima butari kugenda neza. Kiriya rubuto rukungahaye ku byo bita ukoresha icyayi cyabyo. Harimo ibyo bita anti-fatigue na anti-stress. Ese hari abantu baba bafite ifu yabyo kurya umuntu yayigura? Iki? Ifu ya biriya bibuto. I think so ko wabibona, simbizi. Nta bantu zibayifite iriya fu. Ni ukubaza ariko ntago byabura kuko baza akamaro kabyo. Uze kumbariza karaga gose wabizi. Singikiri igiti cy'avoka. Uzabicuba. Ubwo ntanze urugero ku muvuduko. Igihe cyose wumvise ibyo bimenyetso, hari ibintu byihutirwa wakoresha. Buriya wenda ndabanza ntange urugero ku basirikari. Nk'uko igihugu kigira abasirikari, sibyo? Abasirikare babereyeho kurinda igihugu, kandi abasirikare hari igihe bahura n'umwanzi bakarwanira iyo twe tutahari, sibyo? Ariko batari trained baricwa bagafatwa amatekwa. Natwe rero umubiri wacu ufite abasirikare barinda umubiri nk'uko abasirikare b'igihugu RDF irindirwa. Mbere yuko wenda ngiye gusiga mbahaye abasirikare baba training, noneho babe barwana. Buriya hari wenda tujya umva umuntu ngo yarwaye angine. Buriya angine, kugira umuntu arwara angine, ni bacteries ziba zateye umubiri. Noneho buriya hano inyuma hari ahantu hari rido. Uri kubyumva? Urabona aya marido mushyira mu nzu? Buriya bacteries zirenze kuri rido zikajya hirya, ni zigera zikubaka defense. Iyo zubatse defense ni ubwo umuntu arwara angine. Kugira ngo uzakira angine bisaba kuzana abasirikare ba special bari buze bakaza kurwanya yadu yateye ikarenga umupaka. Iba yarenze umupaka ikagenda ikajya kubaka edikota. Igihe uza kugira ngo umenye ko abasirikare bagize imbaraga bari kurwana, nibwo uzakora ukajya ukorera ibintu bikomeye by'icyatsi kibisi. Adu yatangiye kuraswa, iyo ukora ukumva ngo pa kanuzanye uruntu, abasirikare baba bari kurwana, baba mbese umwanzi bari kumunesha. Umwanzi baba batangiye kumukubita. Ndi gutanga ingero zumvikana kugira ngo umuntu azumve, ntawe utazi abasirikare. So kugira ngo umuntu abone abasirikare buzuye rero, ngiye gutanga uyu muti n'umuntu urwaye azakira.
okay, sawa twagiye. uzafate pome, Mhm. uzafate tungurusumu dureke tune, Mhm. uzafate karoti. Ibi bintu bitatu kabirya nimugoroba pendant 7 jours, iminsi 7 udasiba. Uzaba wubatse abasirikare bose, haba globule rouge na globule blanc. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitatu, ibintu byose bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibintu bifite ibara ry'umuhondo, ibintu bifite ibara ry'ikijuju, bikungahaye ku basirikare umubiri ukeneye. Igihe cyose uzahuriza ibi bintu bitatu, uzaba wubatse abasirikare bawe beza, bakomeye, batari abadaso, batari inkeragutabara, Abajepe. abajepe, special force. Bazashobora kukurinda. Karoti buri mugoroba bajya arya karoti. Imwe, Ehe. pome imwe, Ehe. dureke tune twa tungurusumu. Abasirikare bakeneye mu mubiri bose uzababona. Mbere yo kuryama. Kandi uzaba uvuye indwara 8 mu mubiri wawe. Uzaba muzima uzabyumva, uzagira imbaraga uzabyumva, uzaba ufite abasirikare. Ese sinzojera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha naho ubutaha. Urakoze cyane namwe. Tugushimire. Murakoze.